Ndabashuje mwese bene data nshuti bavandimwe kandi mwese ndambaye ikiganza mbakira hano kuri iki kiganiro cyacu cy'ijambo ry'umunsi. Uyu munsi tugiye gukomeza tureba ijambo ryo kwirinda. Yesu aratubwira ati mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana. Iri niryo jambo Imana yanshyize ku mutima muri iki gitondo kugira ngo turifatanye. Iri jambo rirabanuka mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 7 ukomeze ku murongo wa 15. Yesu Kristo aratubwira ngo twirinde abahanuzi b'ibinyoma. Muri iyi minsi ya none abahanuzi b'ibinyoma bariho kandi baboneka mu itorero. Bari mu nzu y'Imana, bicarana natwe, basangira natwe ifunguro. Turasurana ariko kugira ngo bamenye ngo tuzabamenyera hehe? Tuzabamenyera ku mbuto zabo. Ku murongo wa 16 ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Kuko niba umuntu ari umuntu w'Imana, niba umuntu ari umuhanuzi, ibimuvamo ushobora kubyemera, ariko imbuto ze burya nizo zihamya uwo muntu icyo ari cyo. Niba iryo jambo yavuze ari ukuri. Kandi dukomeje ku murongo wa 22 tugumaho muri Matayo ibice 7 haravuga ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuye mu izina ryawe, ntitwirukanye abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Kubera ko Yesu Kristo azababuza kwinjira. Ariko babaze bati twarahanuraga, twakoraga ibitangaza mu izina ryawe, none kuki utatwakiriye mu ijuru? Ariko Yesu Kristo aravuga ati nzaberurira mbabwire nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwankozi z'ibi bimwe. Abantu bajya imbere y'Imana, abantu bajya mu itorero uyu munsi wa none bagahanura kandi badakijijwe, n'abahanuzi b'ibinyoma. Abantu bakagenda bakigisha kandi mu mitima yabo ari amasega aryana. Imana idufashe cyane. Kandi natwe dufashe twebwe abakristo bavutse ubwa kabiri, abiteguye kuvuga ubutumwa bwiza, abari mu murimo w'Imana, abamisiyoneri Imana yahamagaye yasize amavuta. Tugira ubwenge kandi twirinda abahanuzi b'ibinyoma bariho. Dukwiye kugira ubwenge. Kugira ngo ugire ubwenge nuko Imana uyisaba ikaguha umwuka wayo. Umwuka w'Imana niwe uduhumura amaso bene data. Umwuka wera twahawe niwe uzagufasha, niwe uzamfasha, niwe umfasha kugira ngo nsobanukirwe abo bantu ayo masega aryana azaza muri twe. Niba udafite umwuka wera usaba uyu munsi wa none, kuko ni impano yawe hawe kugira ngo umwuka wera agufashe muri uyu murimo urimo, mu rugendo watangiye, kugira ngo Satani atazaza kuguhuma amaso ukavangirwa mu buzima bwawe. Imana itugirire neza. Uyu munsi nagira ngo nkomeze nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza muri uku kwezi kwa 9 turi kumwe bene data. Imana ikomeze iguhe umugisha kandi kuzuze umwuka wera. Turi kumwe. Be blessed.